Muraho neza, aho duherukanye mwaramutse abandi mwiriwe bitewe n'aho muri. Ngira ngo muri uyu mwanya dushimira Imana ko ariyo iduhaye uburyo bwo kugira ngo tuganire, kubera ko byose bigenwa nayo, n'imbaraga tugira n'ibyo dukora byose burya niyo ibitubashisha cyangwa se n'ibidushoboza. Nayo mpamvu iteka ryose buri gikorwa cyacu cyose gikwiye gutangizwa n'isengesho, ndetse kugira ngo tuyobore no mu byo turimo cyangwa twenda gukora. Reka rero dusenge. Mana, turagushimiye kuko niyo Mana itumye tubona ubu buryo, tubona umwanya kugira ngo twumve ibintu bitandukanye, ariko tuyobowemo nawe. Tuba twifuza ko dufasha, kandi ububasha bwawe butugereho, n'abumva n'abareba iyi video bibagirire umumaro. Tugushimiye ko tugira neza kandi tubashisha mu izina rya Yesu, amen. Ni Huguka Official, naho jye ni Vincent Nkundimana. Nagira ngo twongere tugaruke mu biganiro byacu byo guhugurana, byo kungurana ubwenge, kwibukiranya. Ubundi hari channel nigeze kwivuga, hari channel nabanje gukoreraho yitwa Engineer cyangwa Engineer Vincent Nkundimana, ariko igihe nari nyiriho ntabwo kubera ko byari ubumenyi muri rusange, ukubungabunga ibidukikije. Ijambo ry'Imana ntabwo narisomeragaho, ariko ntekereza ko twaganira kuri iyi ngiyi. Hariya twarebaga imirimo Imana ikora mu buryo butandukanye, nk'abascientifique biga kubungabunga ibidukikije, cyangwa se n'ibidukikije n'ibiki ubwabyo. Ababishoboye bazayisure barebe, ariko tuzayisubiraho iminsi iri imbere, umwanya uzajya ugenda uboneka. Ariko aya mahirwe twabonye yo kugira ngo tuganire hano kuri Huguka Official, ndashaka ko tuyaprofita kandi tukabona ko hafi buri munsi, nk'uko nari narabisezeranyije, guhera ku itariki ya 18 z'ukwa munani, yuko tuzajya dushyira ikiganiro hafi buri munsi. Bishobora kuba atari buri munsi, ariko ari iminsi yegeranye tugerageza kubikora. Yenda abandi bazajya batabasha kureba video umunsi yashyizweho, bazajya bareba bukeye cyangwa se n'indi minsi ziba ziriho. Nicyo cyiza dushima, yuko na YouTube ibiri aho ngaho, ku buryo umuntu wese yabasha kuyibona igihe cyose ahagereye. Rero uyu munsi ikintu kinzanye kugira ngo ntatinda mu makoni, kandi nta minota myinshi cyane turi bugitindemo, ndatekereje ko dukwiye kuganira ku ijambo turi busange muri Zaburi 143 umurongo wa 5 n'uwa 6. Ni Zaburi nahisemo ko numvise mbyukanye amashimwe, mbyukanye kongera kuvuga imirimo y'Imana, mbyukanye kuko Imana ubundi umuririmbyi niwe yaririmbye ngo urukundo rwayo ngo ntawabivuga, ntawabirondora uko bingana, ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba, ngo kandi kuzimu rugerayo. By'ukuri ntabwo washobora gusobanura kwezi se n'izuba aho biri kugira ngo ni hafi aha ngaha. Umuririmbyi byaramurenze. Reka rero dusome Zaburi 143:5, handitse ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe. Uramburira amaboko, umutima wanjye ukugerera inyota nk'ay'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Imana ishimwe. Nagize ngo yenda abantu bakunda akenshi tureba ibibazo dufite, akenshi tureba ingorane dufite z'ubuzima, akenshi tureba situation turimo cyangwa etat de santé turimo, cyangwa se tukareba situation économique, abantu babayeho bate, ubuzima bumeze bute, imibereho y'ubukungu, bigerageza byo ntibishira. Noneho bigatuma buri gihe uhora wumva uremerewe, utabona imirimo Imana yakoze, cyangwa se utibuka yuko burya Imana ariyo yakoze bya bindi rimwe na rimwe, ndetse ugahora utekereza yuko nta n'icyo ufite, nta n'icyo wagezeho. Ariko nagira ngo twibukiranye
iri jambo ni ijambo ryiza nashatse kubibutsa yuko buriya umuntu abayeho mu bitangaza. Umwanditsi Dawidi yandika ibi bintu yaravuze ngo nibutse. Kwibuka ni ikintu kinini kinakomeye cyane, byabanje kumufata umwanya, aricara aratekereza. Buriya mu buzima guhora abantu birukanka jugujugujugujugu badafata umwanya wo kwicara ngo batekereze ni ikibazo. Nta nubwo ushobora gutera imbere uticaye ngo utekereze, never. Ikindi cya kabiri, gutekereza cyangwa se kwiherera, iyo wiherereye ugafata umwanya wo gutekereza ku buzima bwawe ukinjiramo, byanze bikunze hari ikintu uri bubone. Niyo mpamvu urusaku, guhora urirukanka mu kazi, abahinzi arahera mu gitondo azindutse agenda ahinge, ave mu guhinga yirukanka ajye abaturage bo nabonye yewe arava mu guhinga ajye gutera imbuto, ave mu gutera imbuto ubwo yajyanye akabido cy'akajerekani aravoma, yenda yajyanye n'ihene arayizirika hariya, nahava aho ngaho aragenda ajye kuzamuka n'amazi, niko ari butore utunyayu cyangwa udukwi, niko ajya guteka. Agomba kumenya niba ibyo ateka bihari, niba bidahari aca hirya ashaka akantu, hanyuma namara guteka yenda ashobora no kuba nta n'amasahani yogeje, ajye koza amasahani, ajye kugira ate n'ibintu byinshi. Ariko ibyo byose akenshi usanga byadutwaye amasaha yose ku buryo n'umuntu ajya kuryama yabaye epuise, bamwe batabasha no gusenga, abandi babyutse birukanka bava nakerewe akazi, we wirukanka usiganwa n'amasaha, usiganwa n'iminota. Ariko Dawidi yavuze ngo nibutse, yicaye afata akanya ko gutekereza ubundi aribuka. Ariko ikintu yibutse rero ni iki, nta nubwo ari icya vuba, ahubwo yibutse iminsi ya kera. Iminsi ya kera ni iminsi mibi we, ni iminsi igoye, ni iminsi iruhije, ni iminsi y'ubukene, ni iminsi y'ibibazo, ni iminsi y'akaga, ni iminsi yo gucunaguzwa, ni iminsi y'intambara, ni iminsi yo kwibaza ngo ese ubu njye nazamera nka kanaka, ese ubu nazagera. Iyo minsi ya kera ni iminsi mibi, ni iminsi igoye pe, ni iminsi iruhije, ni iminsi yo kwibaza ngo ese ubu koko abandi bageze aha ugiye nzagera gute. Bamwe bavuga nta no gucira akari ugutega bati aka ntikazakura nta n'icyo kazigezaho, abandi bati yewe uyu mwana uko turimo tumureba buri wese agufitiye impuhwe, yibaza niba uzaba umugabo cyangwa uzaba umugore uhamye, abandi babaza niba biga niba hari n'icyo bizakumarira, abandi iminsi ya kera irimo ni bibi cyane, ni bibi cyane. Noneho ibi bintu byose Dawidi nibyo yicara atekereza. Rero reka tuve kuri Dawidi. Umuririmbyi yaririmbye ngo ngira ngo ni Ben Chance yaririmbye ngo Zaburi ndirimba si ya Dawidi, si ya bene Asafu, ngo ni imvamutima. Donc akarimbo karamfasha cyane, nubwo kamaze igihe karirimbwa ariko nkamenye vuba ngo ni imvamutima, from the bottom of the heart of my heart. Noneho ikibazo no kwibaza ngo ese umuntu ashobora gutekereza, ashobora kugera ahantu iyi minsi ya kera ayibuka atafashe akanya ngo asubire inyuma yiyasesinge arebe azagera ahantu ayigezeho neza. Nawe rero utekereza, njye nahoze ntekereza mu minsi yashize ku itariki ngira ngo ya 29 z'ukwezi kwa cyenda, niho hari igiterane cyangwa se igitaramo cya Rwanda Shima Imana. Kamubwiza ukuri, umunyarwanda wese ahari agakwiye gushima Imana, umunyarwanda wese, kuko nta nubwo tuvuga ngo n'abana bari mu myaka 30, ahubwo uwo ari we wese akwiye gushimira Imana. Cyakora uwo wavutse mbere ya 30 yakwiye gushima Imana kurushaho, ariko uyu we nawe afite impamvu yo gushima Imana. Nimutekereze, ubundi hari nahoze ndeba, nakurikiranye ikiganiro Dr. Murigande yatanze, arimo ashimira Imana, avuga ibintu Imana yakoze, ariko nanjye bintera gutekereza. Mu by'ukuri yavuze ibintu by'amatelefone. Amatelefone abanyarwanda dufite, umuntu udafite smartphone
umuntu aba yumva amufitiye impuhwe, abatirutse abasha kujya kuri WhatsApp ate, abasha kureba YouTube ate, abasha gukurikirana amateraniro online ate, nk'uku kwa Covid cya gihe yari yaje finalement ugasanga hari insengero zifunzwe cyangwa zose zari zifunzwe birumvikana ntabwo abantu bageraga, nyuma naho hari ngo zari zifunze banza nibeshya ubundi bigeranyije n'ubu ngubu, ariko abantu guterana byari bigoye ku buryo byasaba kureba mu twa turimbo twa ndera twa aba baririmbyi babiri couple Papi Clever na mudamu we Dorcas, ukarebamo twa turimbo two mu gitabo tukakuyobora abantu bakagira ukuntu twari finalement murumva ndabyibutse yuko nyine hari igihe twamaze twicaye mu rugo umuntu atagenda ava mu rugo, ugasanga nyine turahezanya kuri WhatsApp, ukibaza umuntu udafite WhatsApp kuko abayeho ate, umuntu udashobora gukurikirana ibi bivuze iki? Hari ibyo Imana yakoze itanga amatelefone. Genda byibuka kera iyo wumvaga umuntu ngo mu rugo ngo hari telefone baravuga ati ariko bariya ni abakire mana yanjye, kandi zari kombine bya bindi by'imigozi. Ndabyibuka tukibona telefone ndumva narayibonye ndi muri ubwo ni ryarira mu wa mbere muri kaminuza, hari muri 2002 niho natuze telefone nayo bitewe n'umuhungu wa mugabo twabanaga, ati umuntu w'umusirimu abaho mu mutwe wiga muri kaminuza adafite telefone. Ariko ndabyibuka ko ndi muri bac ya kabiri hari ishuri nizemo dufite telefone turi babiri twenyine mu banyeshuri ngira ngo 75 bac 2. Tekereza ko kubona abantu babiri, abantu batubaza ati muhamagarane turebe, abantu bagahamagarana, ariko byari bisekeje wagera mu nzira washyizemo twa dusoneri turirimba kumva ni bitangaje. Umuntu wabaga afite kombine kera hambere yabaga ari mu kiretusi smartphone se cyangwa telefone muri rusange byahindi natangiye kuri Motorola nanjye gifite cya antenne kirekire, ni muri uwo mwaka njya wa 2010 nibuka neza. Ariko reka mubwire ubu ngubu umpaye kiriya kintu cy'ikinuza kirekire ubanza nta kimara na kabiri sinagishobora kucyikorera. Ariko birahita bikwereka iki? Iminsi ya kera iragaragaza ko gutunga telefone cyari ikibazo. None ubu umuntu wese avuga ati iyo mfite ntabwo igezweho, I have to change, ni nkwiye gufata iriho, abandi baratambutse udafite iPhone usanga afite iPad, abandi bafite ibiki n'ibiki, ariko byose ni iminsi ya kera nta byari bihari. Ikindi mu by'ukuri ndabyibuka ejo bundi rwose utangira ngira ngo ni back day n'ubundi niho nagiye guhura na mashini twajyaga tujya. Ndabyibuka ko mbere iminsi ya kera nta laptop twagiraga, iminsi ya kera even na desktop ntazo twagiraga, iminsi ya kera ntiwari uzi n'aho bakora, iminsi ya kera ntiwari uzi kwandikira kuri iyo mashini, wari kubimenya ute se? Iminsi ya kera wari ukirwana n'ikaramu n'ikayi, wari ukirwana iminsi ya kera nta mashini twagiraga. Ubu muri iyi minsi twibutse yuko Imana yaduhaye mashine, abana banjye bose bazi gukoresha mashine, hari n'uyifite iba mu nzu, iba mu cyumba cye ayikoresha yigengaho, nta muntu wabona finalement. Iminsi ya kera yawe wowe imeze iti igihe nta laptop nagira nta desk yenda wowe warayifite, ariko se iminsi ya kera wari ufite mu by'ukuri? Iminsi ya kera washobora gutapa ku mashini ukamenya gusevinga, ukatujya mu bizamini bavuga ati ngo ikizamini ngo bakugisha ngo urakeya folder ngo urabikamo ibi, wajya no mu kizamini ugasanga ntuzi nawe wabisevinze, wenda wabisevinze biri downloaded, hari ibintu ukora ngo download ukibeshya kuri mu savinga kandi ari read only, iyo bita read only ukibeshya ko yi saving so cyangwa yabaye saved. Iminsi ya kera wari uzi gusevinga, iminsi ya kera wari uzi kwandikira muri word document, iminsi ya kera mu by'ukuri wari uzi Excel ngo bafata gutya arasaminga gutya aragete. Iminsi ya kera bigeze bari kuba bikuye. Turi muri back day nabonaga twiga twagera muri informatique, isomo rya informatique ugasanga abantu nka 3, 4, 5 baricaranye bose barimo bareba muri desktop. Ndabyibuka n'igihe nagiye mu hari igihe byabaga ngombwa yuko tuzakenera gukoresha desktop yo ku ishuri, ukajya usaba agafunguzo mu gihe ufite akazi kenshi. Ntabwo ni mu myaka hejuru ubundi 2000 na kangahe ntangiza kaminuza 2007 se, hari igihe byabaga ngombwa ko ntwara urufunguzo
ubwo nafunze nyuma, hari n'igihe natashye mu ma saa saba n'igice z'ijoro, mpura n'abasirikare mu ma saa munani bambaza ngo mvuye he, mvuye ku ishuri, ariko nagira ngo ntindemo ayo masaha y'ijoro abandi baryamye, mbashe ku exploiter machine nikorere memoire meze neza. Iminsi ya kera, iminsi ya kera izi mashine zari zifite abantu bangahe? Iminsi yo hambere, none ibyo zari zimaze kuza. Mbere yaho se, mbere yaho, mbere se ya 94 zari zihari se? Zari zifite bangahe se mu gihugu? Iminsi ya kera, iminsi ya kera, kuki umuntu atafata umwanya ngo atekereze yuko Imana yamuhaye mashine, cyangwa ibasha kumuha n'abantu bazifite abaturanyi n'inshuti, kuburyo ashobora kugenda agakoraho, cyangwa se ushobora no kuganira n'umuntu uti ndebera nyabuna email. Iminsi ya kera se ubundi twagiraga email? Wowe watunze email ryari? Iminsi ya kera, iminsi ya kera nta email twagiraga da, akareka. Iminsi ya kera ni iminsi mibi, ni iminsi yo kwiba. Iminsi ya kera, iminsi ya kera, iminsi ya kera hari imodoka zingahe? Sinigeze kubabwira yuko uturutse aho twari turi mu bice byo mw'Iramba, hari ikibisi kimwe kiva gifata abantu mu gitondo kikabajyana mu mujyi ku giceri cy'icumi, iminsi ya kera, kikagaruka saa 11. Iminsi ya kera hari taxi za Hiace mwabona? Iminsi ya kera Coaster zari zihari. Ubu ngubu abantu birirwa avuga imodoka zijya ziparika mu Irango, ndavuga nk'agace nkunda kubamo, zuzuye mu gitondo, ubona taxi zishobora kuba zirenga 10 zipanze aho ngaho zitegereje abagenzi bari bubyuke ngo zibajyane mu mujyi. Iminsi ya kera, abantu basigaye barwanira abagenzi, injira wajya muri Horizon, injira hayi volcano irimo irakugwanira na Alpha, niba ari Alpha, niba ari za Star, zaki. Iminsi ya kera, iminsi ya kera uzi habaga akamodoka kamwe. Iminsi ya kera, iminsi ya kera, reka twinjire ejo bundi. Ubundi hari ibintu umuntu areba se, nigeze gukorera Rutsiro muri 2010 ngira ngo kugera 2012, umuhanda ari nta kigenda, wari ibintu by'ibinogo n'ibyo byose, hari ikibisi kimwe kiva Rubavu cyambukiranya kijya Karongi, n'agataxi, twigeze kugenda n'agataxi kamwe, hari agataxi nka kamwe na bisi imwe. Bwa mbere nkijya gutega naratunguwe, nagiye ntanariye saa sita ngo ngiye gutega njye Butare, ariko dutegereza kuva saa sita, bisi tugezeho saa 10. Icyo gihe ngo ngende ngere i Rubengera, nagombaga gutega igere Muhanga, bigoranye, mpageze mbura imodoka injyana i Butare pe, kandi ejo bundi 2010 birangora. Icyo gihe byasabye ko haje ikimodoka cyari cyajyanye amakara i Kigali, nicyo nagiye nicaye inyuma mu miyaga, mu makara, bifu by'amakara, nacyo kingeze i Nyanza. Hageze ku Bigega, biba ngombwa ko ntega moto kuva ku Bigega ngitumba. Iminsi ya kera, kugira ngo se kera hawe ni he? Kera hawe hashobora kuba hari ejo, kera hawe hashobora kuba ari umwaka ushize, kera hawe hashobora kuba ari imyaka 10 ishize, kera hawe harahari. Ariko kera ntabwo wari uko umeze ubu ngubu. Imana ishimwe, turashimira Imana. Ubu ngubu aho mperutse kujya mu muhanda wa Rutsiro, ngenda rwose, yumva kaburimbo nziza. Ubuyobozi turabushimira pe, kudo chapeau, turabashimiye, ibintu bakora ni igitangaza. Imana ikomeze bayobore, batuyobore neza, bacunga imitungo neza ya leta, kandi rwose Imana ijye bashoboza, ibabashishe muri byose. Iminsi ya kera yacu irimo ibintu byinshi, ariko reka mubwire yuko Dawidi we yibutse iminsi ya kera aratangara. Iminsi ya kera wambaraga itisi, wari ufite tisi yo kwambara, wari ufite amatisi angahe se ubundi? Wagiraga amashati, hari n'abayambaraga batanagoroye, cyangwa ukagoroza. Wari umusirimu yabaga afite nk'ipasi, bakire cyane simbazi ntitwamenyanaga, ariko abasirimu twagiraga amapasi y'amakara, y'amakara. Iminsi ya kera se twagiraga ipasi z'umuriro? Ubu usigaye ucomeka ipasi y'umuriro. Iminsi ya kera, njye ndimo ndivuga nawe uvuga ibyawe. Iminsi ya kera, ubu usigaye ucomeka rwose. Iminsi ya kera se waba uzi nawe ucomeka? Nigeze kujya mu mahugurwa rimwe, noneho umuntu umwe, bari n'abantu ngira ngo nari mu kazi kamwe, noneho abantu tugiye guhugura, twari muri hoteli imwe, noneho abantu twajyanye, kandi ubwo twabitaga abasobanutse mu bandi twatoranije, twakoranaga kuri terre. Noneho
muri iyo minsi ya kera y'umuntu umwe rero iminsi ya kera ariko abana yanjye ngo azajye muri dushe uratwara igice cy'amazi ashyushye kirangwa n'akamenyetso gatukura kirekura amazi ashyushye, hakaba n'ahandi hari ubururu cyangwa n'icyatsi sinzi, ariko bisaba kuvanga cyangwa se ufungura hamwe ukabalansinga. Noneho rero we aragenda asanga ngira ngo ka kantu kari gahengamiye hari akantu kabigaragaza kari gahengamiye mu mutuku, afungura rero umutuku kandi yambaye agiye koga. Arangije iminsi ya kera ye rero ntiyari azi aho kanda uvanga amazi, ntiyari azi aho aza akonje n'ahaza ashyushye. Arafungura amazi aza atwika, ahita bumva byaramukubise, arasimbuka yikubita hariya. Icyo gihe n'urutugu rusa n'urushengutsemo, ukuboko gusa n'ugushengutsemo, bajyana mu bitaro. Amara iminsi bamuvura ntiyanahuguwe mu by'ukuri, yamaze iminsi barimo basubiza mu kuboko n'iki byose. Iminsi ya kera ntiyari azi gukoresha amazi. Ubu koko iminsi ya kera ibyo by'amazi ashyushye byari muri iki gihugu? Niba yari ari mu ngo zingahe zo muri iki gihugu, twese twabashaka kuhagera? Twese ntituyafite iwacu, ariko dushaka kujya mu mahugurwa. Bamwe abo batarabigeraho baye mbakopeje, hari akanuza gafungura amazi ashyushye n'agafungura amazi akonje, bitewe n'uko babyenze. Ariko amahoteli menshi tuba turimo, ujye witonda no gufungura hashyushye gusa, kandi n'ujya ufungura ujye ubanza wumve, utege wumve niba utagiye gushya nk'ubu ngubu. Iminsi ya kera hari abantu bagiraga mu minsi ya kera bajya mu maresitora cyangwa amahoteli, bagiye nko muri training, akarura kageza hejuru. Iyo ni iminsi ya kera, ariko nyuma iryo ko nzamara iminsi 5 mbaye amahugurwa, ubu nabakorera bike ko no mu kanya bari buduhe coffee break, no mu kanya baduhe ibindi biryo. Iminsi ya kera y'umuntu hari igihe ikomeza, ariko reka tuve mu minsi ya kera tujye mu minsi mishyashya. Abantu be smart kubera ko nyine yahuraga ugasanga igisoro kimwe kirimo anje guhera kuri salade irimo amagi y'imbumbe, hirya hari umureti, hirya hari umuceri ukaranze pilawu, hari umuceri w'umweru, hari ibirayi bitogosheje, hari ibirayi by'ifiriti, hari ibirisote, hari ibijumba bisotesheje, hari ibitoki bigize, hari inyama z'inka, hari iz'ifi, hari kabenzi, hari inkoko. Rero mu minsi ya kera y'umuntu wasangaga buri gisoro nta na kimwe urenga, byose ukagera. Noneho umuntu akisanga byazamutse kaba agasozi, birya se bimare, nabirya se akabimara. Reka mubwire situation yigeze kuba nanone. Twajyanye abantu guhugura rimwe, ariko ni kera, ni imyaka yo hambere, mu za 2000 ngira ngo na 14 na 5 na 6 hafi aho ngaho. Abo twakoranye barabyibuka, twaringira ngo twari muri hoteli Boni Konsili, yari ikiri moteri ngira ngo. Noneho umuntu mu minsi ya kera ye rero yaragiye arapakira agera hejuru, ageza hejuru nako ibyo nibyo biryo yariye, kuko bwarije ahita bimucamo, ahita bamujyana mu bitaro. Umuntu yarembye, ubanza iyo minsi twamaze muri training yari maze aryamye aho ngaho, nuko aza gukira. ariko se yahuguwe icyo mu minsi ya kera ye yari afite ikibazo cyo kuvangura ngo ndarya ibindi. None ubu ngubu mu minsi ya kera hari ibyo bita guhihiranya, sinzi niba ari terime nkoresha, ariko iminsi ya kera ufite inzara y'igihe kirekire, hari abajya bavanga inzara mu magufa. Ariko mu minsi mishya, iminsi urimo uravanga uti reka mfata kamwe hariya, nubwo nakora ibisorori byose ndafata kamwe hariya karushe gatoya hariya, gutyo. Buri wese afite iminsi ya kera. Ariko umva ikintu Dawidi yakoze amaze kwibuka iminsi ya kera, ngo yarebye ngo imirimo, yavuze ngo ntekereza umurimo w'intoki zawe, nkuramburira amaboko, umutima wanjye kugira inyota. Yarambuye amaboko aravuga ngo mana, mu minsi yanjye ya kera mbonye harimo ibintu byinshi. Mu minsi ya kera nta telefone nagiraga, mu minsi ya kera ntabwo nari nzi n'aho bakora, nubwo ntaba nyifite ariko nzi aho bakora ubu ngubu. Iminsi ya kera nta mashini nagiraga, ariko ubu nshobora no kugera ku nshuti akantiza nkarebaho. Iminsi ya kera nta email nagiraga, iminsi ya kera sinzi kwandika. Mbabwira, hari igihe twize kujya mu kizamini nigeze kujya mu kizamini, kandi ya kizamini muri World Vision. World Vision ubwo ni ikigo gikomeye.
noneho umuntu umwe urumva hari ikizamini gisa n'icya mashini ariko nyine abantu bakora ku mashini basanze aho ngaho, umuntu ngo agiye gutangira ariko iminsi ya kera Mana yanjye we, noneho haraba hashize umwanya twandika kandi umva nyine wagomba kwandika gukora ikizamini ukagisevingira ku mashini bakazakosora bahereye kuri iyo saved document, noneho rero urumva ageze kuri arayibura ayibuze kandi urumva ntabwo azakora ikizamini kitagira noneho nyuma rero icyabaye cyakomeje cyakurikiyeho ni uko ibyabaye ni uko yavuze ngo pardon ngo iyi mashini nta ifite, nta ifite mu by'ukuri yari ihari ahubwo ikibazo ntabwo yaramenyereye computer, nyuma baza barareba bati ifite, nyuma aza gusanga iriho ahubwo ikibazo ni akamenyero gake ko gukoresha mashini. Iminsi ya kera nta yari azi ariko muri iki gihe wenda nazumva iyi video azabyumva azasanga yarabimenyereye. Iminsi ya kera hari akantu kajya kitambika mu ntuza kuri hariya bandikira no hariya ibintu bya bahita ngo kirana gisinga ari akantu umuntu agenda akoramo deplace curseur, ugasanga haje akantu gatukura kiyafishijemo, ako gatukura rero kajya kabloka imikorere rusange ya mashini. Iminsi ya kera ntabwo twari tuzi kugakuramo, iminsi ya kera ntabwo wari ubizi yahitaga wavuga mashini yapfuye wajyana ku bahungu bakakurya amafaranga, ariko iminsi ya vuba turimo ushobora kubita y'ishuri bya gatukura kabonetse kakubujije kudeplace curseur kakavamo ugakomeza. Iminsi ya kera ntabyo narinzi, nanjye kwigeze kunyiriza niyo mashini yanjye yapfuye we, iminsi ya kera nanjye ntabwo nazi gukuramo kariya gatukura. Iyo ni imirimo y'Imana. Hanyuma Dawidi rero yibutse ibyo byose aravuga ngo nkuramburira amaboko. Abantu bose bibuka iminsi y'abakera bakumva yuko hari icyo Imana yakoze, bakwiye gushimira Imana bakavuga ngo Mana aho wakoze harakomeye, n'ibisigaye ibyo ndimo mbona umuntu arabura ikintu, yarabura akazi ati biracitse, umuntu yahembwa amafaranga make ati biracitse, umuntu bamuvuga nawe ati biracitse, ariko hari ibyo yakoze n'ibyo urimo hari igihe bizaba iminsi ya kera ujyanije n'iyo uzaba urimo mu minsi iri imbere. Icyo Imana idushakaho ni ugushima kandi ni ugufata umwanya tukibuka ibyo yadukoreye n'aho yadukuye hanyuma tukayishimira. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, buri wese agira umwanya wo gutekereza iminsi ya kera hanyuma aramburira Imana amaboko hanyuma ayishimire, bityo ubuzima bwacu bube ubushima. Imana ibahe umugisha, turagushimiye Mana, ibyo yadukoreye ni byinshi ntawabirondora, ni imirimo itangaje. Tubagirira rimwe ngo nararebye nsanga hari abantu begeranyije imyaka, abandi bazana amaturo, abandi bakaririmba barira, abandi baseka bavuga imirimo wakoze. Turagushimiye twese ibyo wakoze, rero reka buri wese ahora azirikane neza y'Imana ibyo wamukoreye, kandi dore dushima Imana ku bwa byose. Icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu, amen. Yesu nabahe umugisha, twibuke iminsi yacu ya kera, twibuke ko Imana yari yabikoze, hanyuma tuyishimire kandi tugene uko ibishaka, amen.